Twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagaye kugira ngo adukize ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri iki cyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe, tariki ya mbere Nzeri 2024. Ng'amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mu gitabo kivugura amategeko, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2, wa 6 kugeza ku wa 8. Musabwira imbaga y'Abisiraheli ati: Isiraheli, umva amategeko n'imigenzo mbigisha ubwanjye gukurikiza, maze muzabone kubaho no kwinjira mu gihugu Uhoraho Imana y'abasokuruza banyu abahaye ngo mukigarurire. Ntimuzagire icyo mwongera ku magambo y'amategeko mbahaye, ntimuzagire n'icyo mugabanyaho, kugira ngo mukomeze amategeko y'Uhoraho Imana yanyu mbashyikirije. Muzayakomereho muyakurikize, nicyo kizatuma muba abanyabwenge mu maso y'amahanga. Abazabwirwa iby'aya mategeko yose bazavuga bati: nta kabuza, iri hanga rikomeye ritya rigomba kuba ari iry'abantu b'abanyabwenge kandi b'impuguke. Koko se hari irindi hanga rikomeye ryagira imana ziriri hafi nk'uko Uhoraho Imana yacu abigenza igihe cyose tumutabaje? Ni irihe hanga rikomeye ryagira amategeko n'imigenzo biboneye ngiri tegeko mbagejejeho uyu munsi? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 15. Koko uri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Uhoraho ninde ukwiye kwinjira mu ngoro yawe? Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye, agakurikiza ubutabera kandi akavugisha ukuri k'umutima we. Ntagirira abandi nabi cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we. Uwo muntu arebana agasuzuguro uwigize ruvumwa, maze akubaha abatinya Uhoraho. Iyo agurije undi ntamutegaho urwunguko, ntiyemera ruswa ngo arenganye utacumuye. Ugenza atyo wese azahora ari ndatsimburwa. Koko uri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Isomo rya 2 n'ibabura ya Mutagatifu Yakobo intumwa, umutwe wa 1 umurongo wa 12 kugeza ku 18, wa 21 kugeza ku 22, n'uwa 27. Bavandimwe nkunda, icyitwa ingabire y'agaciro cyose n'ituro rishyitse iryo ari ryo ryose bikomoka mu ijuru ku mubyeyi w'urumuri, we udahinduka kandi ntatume habaho umwijima uturutse ku mihindagurikire y'ibihe. Ni ku bwende bwe bwite yatwibyariye akoresheje ijambo ry'amanyakuri kugira ngo tubimena mu biremwa bye. Nimwakirane urugwiro ijambo ryababibwemo kandi rishobora kubakiza. Mu abantu bagaragaza mu bikorwa ijambo ry'Imana, kuko kwishimira kuryumva byonyine ari ukwibeshya. Iyobokamana risukuye kandi ritagira amakemwa mu maso y'Imana Data n'iringiri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu magorwa yabo, kwirinda ubwandu bwose bwo kuri iyi si kugira ngo ube umuziranenge. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Mariko, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8, wa 14 kugeza ku wa 15, no 21 kugeza ku wa 23. Muri icyo gihe Abafarisayo namwe mu bigisha amategeko bari baturutse i Yerusalemu, bateranira iruhande rwa Yesu. Babona bamwe mu bigishwa barisha intoki zanduye, ari byo kuvuga zidakarabye. Koko rero Abafarisayo n'Abayahudi bose ntibajyaga batabanje gukaraba ibiganza kugeza ku nkokora, bakurikije akamenyero k'abakurambere. Niyo bavuye mu materaniro ntibarya batabanje kwitera amazi. Hari kandi n'imigenzo myinshi bakurikizaga by'akarande, nko koza ibikombe, ibibindi n'amasahani. Nuko rero Abafarisayo n'abigisha amategeko baramubaza bati: niki gituma abigishwa badakurikiza umuco w'abakurambere bakarisha intoki zanduye? Arabasubiza ati: Yesaya yabahanuye neza mwandyarya mwe. Nk'uko byanditswe ngo umuryango unyubahisha akarimi gusa, naho imitima yabo indi kure. Icyubahiro bampa namanjwe, inyigisho bigisha n'amategeko y'abantu gusa. Murenga ku itegeko ry'Imana mukibanda ku muco w'abantu. Yongera guhamagara rubanda arababwira ati: nimutege amatwi mwese kandi munyumve neza. Nta kintu kijya mu muntu giturutse inyuma kimuhumanya, ahubwo kivuye mu muntu nicyo kimuhumanya. Kuko mu mutima w'abantu ariho haturuka imigambi mibi: ubusambanyi, ubujura, ubwicanyi, ubuhabara, umururumba, ubugome, uburyarya, ingeso mbi, ishyari, gutukana, ubwirasi n'amafuti. Ibyo bintu byose biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu.
iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ibintu byose biva mu mutima nibyo bihumanya umuntu. Bayoboke b'Imana nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurire abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi. Nyagasani naguha, nawe ujye ubwiriza guhereza abandi. Nyagasani nagufungurira, nawe ujye ukagufungurira abandi. Buri munsi ijambo ry'Imana. Amasomo yacu duteguriye kuri iki cyumweru cya 22 aratuganisha ku isuku y'umutima, aho tujya kuzirikana ku ngingo igira iti gutinya amaso y'Imana. Utinya amaso y'Imana, kuko muri ino si hari igihe dutinya abantu, tugatinya ibibazo, ibyago, ibidushikamiye, ariko ukibagirwa ko Imana ariyo wakagombye gutinya. Tinya amaso y'Imana. Umunyabyaha ukora icyaha agahunga Imana, twamugereranya na ya nyoni bita igishwi, ngo hari igihe uyikanga ikajya kwihisha, ngo yamara kwihisha ikinjira mu mwobo, ngo ariko ikinjiza umutwe mu mwobo, ariko kaza kwibagirwa ko yasize umurizo hanze. Kurura nawe iyo foto nyine y'umuntu wihishe, ariko hari ibice by'umubiri byasigaye hanze. Kurura nawe ifoto y'umuntu wihishe nyine amaso y'abantu, ariko akibagirwa ko hari ijisho rikomeye cyane ry'Imana riri kumureba. Ngo kuko nanjye tujya duhisha tugahisha imitwe yacu, ariko imirizo ishobora kuba iri hanze. Ngo kuko dushobora kwihisha abantu tukababeshya, rimwe na rimwe tukababeshyera, ariko inyuma Imana iri gutureba. Ijisho ry'Imana. Tinya ijisho ry'Imana. Isomo rya mbere twazirikanye mu gitabo cy'Ivugurura Amategeko riratugezaho amategeko, tukazirikana ko gukomera ari gukomera mu Mana. Ushobora gukomera hano ku isi ukagira ibintu n'ibintu, ukagira amafaranga ipusi itasimbuka, ariko niba nta Mana irimo, niba udakomeye mu Mana, ibyo byose ni zeru n'ubusa. Abayisiraheli bavuye mu Misiri, bari kunyura mu butayu, bari kwifuza kwinjira mu gihugu cy'isezerano, igihugu cya Kanahani, cya gihugu basezeranijwe n'Imana. Iki gihugu kandi cyerekeza ku ijuru. Umuntu wese uri hano ku isi yitegura kugira ngo azakinjire mu bidusaba iki? Ubutungane. Birasaba Abisirayeli kureka ibigirwamana bakoboka Imana nyakuri, kuva mu bucakara bw'icyaha cya Misiri, ubucakara bw'icyaha, bakajya mu butungane, ubwigenge bw'abana b'Imana. Birasaba kandi gukurikiza amategeko y'Imana n'imigenzo myiza babwirijwe n'Uhoraho, kureka Imana ikambwira. Naho imbere y'abantu, imbere y'amahanga, bashobora kubaha amahanga, ariko niba tubashya Imana, ibi byose ni zeru. Nguko gukomera kw'Abayisiraheli rikabira ihanga rikomeye imbere y'andi mahanga yose. Kubera iki? Kugira Uhoraho ho urutare. Imana, iyo ufite Imana ufite byose. Umuntu wese akora icyaha yibwira ko Imana itagihari, yibwira ko Imana yagiye kure ye. Umuririmbyi Yohana baradushishikariza kubona Imana hafi yacu buri gihe cyose. Ati ko kuri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Amen. Kuba uri kumwe n'Imana ngaho amahirwe nyakuri. Yakobo nawe aratwibutsa ko kuba kumwe n'Imana ari ugukurikiza ijambo ryayo. Ntabwo ari ukuryumva gusa, ahubwo no kurikurikiza. Ngo ubusabanira Imana bukwiye iyobokamana rinyuze Imana. Yakobo agatwibutsa ko iyobokamana riboneye kandi rinyura Imana, rizira amakemwa, ari ugukora ibikorwa by'urukundo, gusura imfubyi n'abapfakazi, ariko nanone kwirinda ubwandure bwose, kwirinda kwiyandavuza, kwirinda kwisanisha n'ab'isi. Turi ab'isi, ariko ntabwo tugomba kwisanisha n'isi. Ibyo byose rero bigatugeza ku butungane, tugasanga Imana. Nguko kwisukura. Erega mu buri ubuzima ntaho kwihandagaza ngo yegere nyir'ubutagatifu, nyir'ubutungane, kandi wari nyir'umwanda. Niyo mpamvu tugomba kwisukura kugira ngo duhorane n'Imana, utinya ijisho ry'Imana. Ivanjiri y'uyu munsi nayo iratwerekeza ku isuku y'umutima, gusukura imbere yacu, gusukura imitima yacu, kugira ngo tugendane na Yezu, tubane na Yezu mu mitima yacu. Twumvise muri Ivanjiri abafarisayo n'abigisha amategeko bakurikiza imigenzo y'inyuma, ariko bakaza kwibagirwa imbere. Ivanjiri iraduha uburyo abafarisayo bakoraga isuku. Mbere na mbere, kwisukura mbere yo kurya, bagakaraba kugera ku nkokora. Aha kabiri ni ukwisukura bavuye mu materaniro. Aha gatatu, gusukura ibibindi, amasahani n'ibindi byinshi. Ibyo byose rero ni ibya karande, ni isuku y'inyuma, ni umuco, rutine, ariko imbere hadasukuye, umutima hadasukuye. Yezu rero arongera abibutse amagambo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, abibutsa
ko icyo Imana ikeneye atari isuku y'inyuma y'ibibindi y'ibikoresho yo kwigaragaza inyuma, ahubwo isuku y'imbere, isuku y'umutima. Uyu muryango unyubahisha akarimi gusa, ariko imitima yabo indi kure. Amen. Natwe twongere twibutse uko tujya mu materaniro nk'abakristo, tujya gusenga, ntidusiba amasengesho, ntidusiba amateraniro. Turabihaye Imana bamwe, dushinze ingo, duhagarariye gurupe z'amasengesho, duhagarariye abantu basenga, tuyobora gurupe z'amasengesho, turasenga, twumva ijambo ry'Imana, duhabwa Yezu. Wasanga nanjye mbikora kubw'inyuma gusa, kugira ngo abantu bandebe, banshime bati dore umuntu usenga we, dore umuntu w'Imana we, ariko imbere nta kirimo. Kandi byaba nk'uko gusenga tukungikanya amasengesho nk'abafarisayo n'abigishamategeko bose, ariko imbere turi kuryarya, imbere turi kuryagagurana, imbere turi gucira abandi imanza, imbere turi gutuka bagenzi bacu, imbere turi kugambanira bagenzi bacu. Ngibi bya bitekerezo biva mu mitima yacu, bwa bugambanyi, ubusambanyi, ubugome, ububisha, ubwandavure bwose, bya bitekerezo biza byangiza umubiri wacu, bikangiza n'abandi. Nuko twangiza tutyerekana neza inyuma neza, ariko imbere hari ibitekerezo bibisha, hari imigambi mibisha turi gucura. Ni nk'aho Yezu yakoreraga akubwira ati ariko koko ayo maturo unzanira, amasengesho yawe urudaca, ariko ataguhindura. Umujyabe n'umuhanga uvuga uti niba isengesho ryawe ritaguhindura, wowe hindura uburyo ukora mu isengesho. Kuko akenshi tujya mu materaniro tugasenga, ariko tukaza gutaha turi kuryana, turi gukubitana, turi gutongana, turi kuryaryana, turi kugambanirana, n'indi migenzo mibisha dukora mu mitima yacu. Ujya ukurura ifoto inshuti yawe mugendana, uwo mubana, uwo musengana, aramutse yinjiye mu mutima wawe, aho ntiyahasanga ibinyuranye n'uko umwiyereka. Reka tureke n'Imana yewe, reba mugenzi wawe, kuko Imana iratuzi. Ibi byose ukora uryarya, Imana irakuruzi. Umuntu mubana aramutse yinjiye mu mutima wawe, yahava yishimye cyangwa yahava yihebye, yirinze kuvuga ko yahava agiye kwiyahura, bitewe n'uko abona nyine ko nta muntu babana. Kubera iki? Ubugome bwawe uri imbere, ububisha. Muyoboke w'Imana, aho nawe umutima wawe uracyasukuye. Tinya Uhoraho, tinya Imana. Wasanga nanjye nawe tumeze nk'abafarisayo bakurikiza imico ya karande by'inyuma, bubaha abantu, ariko kubaha Imana bikaba byaratunaniye. Gutinya Imana, le respect de Dieu. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore wari uyobora Uganda, ufite amafaranga, ufite inote zishishe zimeze neza, ufite amafaranga ipfuzi itasimbuka. Nuko ngo umunsi umwe bya bindi by'uko nyine iyo uyobora rimwe na rimwe urica kandi ugakiza. Igihe kiza kugera, wa musore na bwa bukire bwe na bwa bwishongore bwe baza kumufunga. Ngo bari bamuhoye iki? Ngo yafashe umukobwa ku ngufu. Nuko ngo baramufunga, bishoboke ko bamukatiye nk'imyaka 30 kubwo iyo skandali yarakoze, kubwo ayo mahano yarakoze. Bishoboke ko yaritwaje n'amafaranga menshi. Igihe kiza kugera ngo yarafite inshuti nyinshi cyane, bishoboke ko zimwe zamurwanyaho kugira ngo afungurwe. Igihe kiza kugera wa musore aza kujya kujurira. Igihe kigeze, abari bari mu rugo bagiye bumva abantu benshi bari kuza babyina, impundu nyinshi, amashyi n'ingoma byinshi cyane. Nuko bageze aho ngaho, wa musore bari bamufunguye, nuko aza yishimye, maze abari biteguye kumwakira abasanganiza inkuru nziza ko afunguwe. Nuko arababwira ati ubu ngubu rwose mubyine, mwongere munywe, mwishime, mwidagadure, kuko natsinze. Abantu benshi bagira amatsiko uburyo bari bamufunze, yafashe umwana ku ngufu, uburyo atsinze. Kandi hagati aho wa mukobwa aratwite, yenda kubyara. Nuko arababwira ati ubu natsinze, ahubwo nimwongeze irindi cupa. Ati kubera iki? Basanze atari mineri, basanze wa mwana ari mukuru, basanze akuze, arengeje imyaka. Nuko baraho bakomeza kwiyongera rya cupa, ariko abandi bifata ku gahanga. Bamwe bati koko uratsinze, abandi bakomeza kwishimira iyo ntsinzi, ariko abandi bari kurira amarira y'agahinda. Ati yewe, basanze ari mukuru, basanze atari mineri. Birashoboka ko inshuti ze kubera n'amafaranga yari afite bamenyemo utuntu n'utuntu, batanga ruswa, none basanze wa mwana atari mineri. Uzi ko igihe cyaje kugera bagasanga ko atari na mineri gusa,
ahubwo bagasanga wa mwana wa mukobwa yari umusazi. Igihe yatangiye rero kwiruka nibwo abantu bahise noneho bagira ubwoba bati uzi ko bya bintu koko bikomeye, natsinze, basanze wa mukobwa akuze, niyo mpamvu natsinze. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nk'uko mu maso y'abantu ushobora gutsinda, ariko imbere y'Imana ukaba uri gutsindwa. Ese kuba yarakuze bikuyeho icyaha wakoze? Bayoboke b'Imana, twongere dutekereze. Watinya abantu, ruswa urayitanga, utanga ibintu bya mirenge, ariko Imana ntigeze uyitinya. Tinya Uhoraho, tinya ijisho ry'Imana, tinya amaso y'Imana. Tujye gusoreza mu tuntu dutatu tuza kugufasha kongera gutinya amaso y'Imana. Icya mbere, impamvu ruswa zikomeza kwiyongera muri isi yacu nuko ngo burya abashinzwe kurwanya ruswa aribo bazihekenya ku buryo bw'agatangaza, aribwo bazimiragura. Nuko imbere y'abantu ukanga guseba, ukamenamo za ruswa n'ibifaranga byinshi, ariko si imbere y'Imana ntiwasebye. Kiriya cyaha cyagusebeje n'ubundi wasebye imbere y'Imana, ariko imbere y'abantu ati natsinze kubera ibifaranga wari ufite, kubera igitinyiro wari ufite, ugatsinda mu maso y'abantu, ariko imbere y'Imana watsinzwe. Ugaseba mu maso y'abantu kubera iki? Ruswa nyine zakugize nyine umuswa. Imbere y'abantu uri umuhanga, uri n'umunyabwenge n'icakura, ariko imbere y'Imana uri umuswa. Wariye ruswa nyine, watanze ruswa. Iyo umuntu atanze ruswa aba umuswa, iyo wariye ruswa nawe uba umuswa nyine. Icya kabiri twazirikana kiza kugufasha nawe gutinya amaso y'Imana koko, ngo ni umunyeshuri umwigishwa wabajije mwarimu Gatisimu ati ariko se ko abantu bakabeshya ngo abantu basambanye icyaha cy'ubusambanyi, ariko ubundi mwarimu uramutse wikundiye, yanabivuze mu mvugo y'abasore ati uramutse wikundiye ndanye n'umubebi, mwarimu bibanza kumucanga ati umubebi ni muntu ki? Ati uramutse wikundanye n'umukobwa wawe mukumvikana mugakundana, ubundi mukaryamana ku bwumvikane, hari icyaha kirimo ko mwumvikanye? Nuko ngo aramusubiza ati umva sha, kuri iyo foto tekereza, imagine sipozo mama wawe akundanye nyine n'uwundi musore, nuko bakaza kuryamana, nabwo ntabwo ari icyaha? Nuko wa musore ati cwe, umuntu ahita awushyiraho ingufuri na n'ubanza ugifunze, kubera ko nyine yaramaze kumva mwarimu amukoze mu nkovu. Nk'uko dukora ibyaha rimwe na rimwe tukibwira ko ari urukundo twumvikanye, rimwe tukabinusura ati twikundaniye, ariko se nyuma niko bizarangira n'ubundi bikiri urukundo, cyangwa bizarangira muri ndakwanze ndagutema, n'imigambi mibisha yose wacurira, nanjye kuvuga nk'umwana uri mu nda wacurira nyina cyangwa uwamubyaye, n'indi migambi yose mibisha, ngo bwa bugome, ibintu bibitse mu mitima yacu. Nawe warangiza ngo ndakundana afite urukundo, rwajya he rwo kajya? Ni kumvikana n'abantu ariko utumvikana n'Imana. Abenshi nibyo bikunze gutubaho, kumvikana n'inshuti yawe, umukobwa kumvikana n'umusore, ariko se niyo mara iki niyo mutari kumvikana n'Imana? Uzacunge umusore n'umukobwa bumvikanye, iyo batumvikanye ibintu byiza birangira n'ubundi bari gushwana. Kubera iki? Batinye, basigasiye urukundo rwabo rwa nyirarurishwa, ariko ijisho ry'Imana bararyihunza kandi rirabareba imbona nkubone. 24/24. Nk'uko ushobora kwegera abantu, ukegera umukobwa, ukegera umusore, ukegera umugabo, ukegera umugore, ariko ugahunga Imana. Nawe uri umufarisayi, ubahisha Imana karimi gusa, ariko umutima wawe uri kure y'Imana. Ufite inshuti nyinshi, ariko wasanga Imana ari umwanzi wawe kubera kuyihunga, wahunze ijisho ry'Imana. Icya gatatu, ngiye gusoreza ku bintu bibiri abajene, abasore batinya, na bibiri abasore batinyuka. Uzasanga urubyiruko rwinshi, ndinda kuvuga abagabo cyangwa abagore, uzasanga urubyiruko rwinshi bamwe badukira kugura udupaki tw'udukingirizo ndetse n'imifuka y'ibinini, udukingirizo tuza kubafasha kwitwikira cyangwa kutaza kwandura sida igihe bagiye mu ngeso mbi z'ubusambanyi, ndetse na bya binini biza kubafasha gukuramo yanda ejo n'ejo bundi batazaseba. Nuko bagatinya sida, bakongera bagatinya inda. Ubwo icyo gihe nyine bagatinyuka icyaha, bagatinyuka Imana. Nibwo umuhanga aza kubwira ati amaso y'Imana nuko utayazi. Agakingirizo gakingira indwara nka sida n'izindi ndwara nyinshi cyane, ndetse kakazitira no gusama nk'uruzitiro, ariko ntigashobora kuzitira ijisho ry'Imana. Nta muntu ushobora gukingira ijisho ry'Imana.
ntabwo gashobora gukingira icyaha. Niyo mpamvu nawe ugaruke ku isoko uno munsi urebye ibintu byose wagiye utinya, ariko ugatinyuka Imana, ugatinyuka ijisho ry'Imana, ugatinyuka ubuhangange bw'Imana. Ibintu utinya, abantu utinya, ariko ugatinyuka Imana. We le respect de Dieu. Mu gusoza ndasoreza ku magambo mutagatifu Yohani Mariya Vianney, ubwo mu gushengerera atwibutsa iri tegeko ryo gushengerera. Ndabizi Yezu arahari, nubwo njyewe ntamubona ariko aranduzi, ndamureba nawe akandeba. Nubwo ntamubona kubera impenyerane z'umubiri, ariko ndizera ko ndamye ndashidikanya ko hari. Nawe rero mukristo muvandimwe, igihe cyose ujye umenya ngo Imana iranduzi. Abantu bashobora no kutakubona, ariko Imana irakuruzi. Utinya amaso y'Imana, kaba nubwo ntabwo baba bakubona, nubwo waba ufite igihe cyo gucumura, uvuga uti Imana iranduzi, ntagomba guhemuka kubera ko Imana ihari. Buri gihe umenye ko Imana ikuri bugufi, kumva ko Imana ihari aho hantu. Nubwo abantu badahari ko Imana irahari. Siniyanduza kubera ko Imana ihari, sinica, siniba, sinsambana, sindoga kubera ko Imana induzi, sinjya mu ngeso mbi zo kwiyandarika no kwiyandavuza kubera ko Imana induzi, kandi Imana irahari hose. Ntaho wajya ngo wumve amaso y'Imana kuko Imana irakuruzi. Aho ndi, ibyo ndi gukora, ibyo ndi kuvuga, kuba Yezu nduzi birampagije. Mwese mugire icyumweru cyiza, Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.